umuvuduko n'ukuntu ikizu gifata ikirere, ikindi ibindi bisiga biramutse bifashe bigiye mu kiriya kirere bitakaza amababa. Niyo mpamvu igihe kirageze kandi kidusohoreyeho, abagomba kuvuga ubutumwa bagomba kubuhabwa, bakagira connection directe n'uhoraho. Ibindi byiyoni ntabwo bishobora gufata iyo ntera. Amen. Niyo mpamvu dushimira Imana iyi nguni wenda abantu benshi batazi, ariko tukashimira Imana ko bene data mumfashe kuyishimira. Si bene data mumfashe kuyishimira ubukozi bw'ijambo hagati yacu. Bene data uyu mutungo tuwukomereho. Amen. Ntawe uzadukoma mu nkokora. Si bene data siyo? Reka tubashe gusohoza gato. Simubona ko Yezu amaze kuzuka ntabwo yagiye mu bisambo, ajya kwiyereka ibisambo, nta mwanya yari afite. Yajya kwiyereka abigishwa be, sibyo? Noneho na bashiki bacu batari abavugabutumwa bagiye gusura igituro cye, basanga yazutse, basanga abamarayika nibo bicaye ku ruhande, bahita nimutinye, uwo nguwo mwaje gushaka ntabwo ari mu bapfu, yazutse. Yemwe n'ikimenyimenyi twamanutse twebwe, we yazutse, ntabwo byasabye ko basunika ryabuye, we yazutse nta kimutangira, ariko kugira ngo aboneke gihamya, twebwe abamarayika twamanutse kugira ngo dusunikire ibuye, none abaza kureba babone ko atari mu gituro. Nimugire ikibazo, mwebwe muri abanyamugisha. Niyo mpamvu mbatangariza mu izina ry'Uhoraho, Imana ntabwo ishobora kwemera ko duhanwa n'abanze kuyumvira. Si bene data? Ntabwo Imana ishobora kwemera ko duhanwa n'inkozi z'ibibi. Twebwe ababuriwe tugomba kwishimira. Mugire amahoro. Yesu ni muzima, sibyo? Mugende mutangariza abigishwa be ko atari mu gituro, ni muzima. Bagenda bagira guca. Ibi ni ibiki? Ko natwe biturenze. Bagenda biruka. Noneho mu gihe barimo kugenda guca, Yesu muzima ahita abasanganira. Baramubona. None ahita babwira ngo nimunkoreho, mugende mubwira abigishwa be, rendezvous. Bene data bashiki banjye, kabisa ibi birakenewe kumvikanwa ahantu hose ubu butumwa bugera. Dufite rendezvous ikomeye. Rendezvous ni hehe? Ni mu bicu. Uyu mwami wazamutse, uko yagiye nuko azagaruka, turamutegereje. Amen. Dufitanye rendezvous nawe. Amen. Niyo mpamvu ubutumwa burimo kubwirizwa. Sibana data, uyu nguyu wazutse ni muzima, yabashe kwiyereka abigishwa be, yarabiyeretse. Sibana data, wari umusoma uwe murongo kugira ngo noneho dukurure vuba tubashe kurasa ku ntego. 32 arababwira ati, mfite ibyo kurya mutazi. Abigishwa be barabazanya bati, mbese hari uwamuzana ibyo kurya? Yesu arababwira ati, ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo wantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Ni ugukora garuka. Yesu arababwira ati, ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo wantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Aho niho ari ibanga rikomeye rijyanye n'intambwe Imana iduteza, sibyo? Aho ngaho nashatse kugira ngo tuganire ku cyerekeye amata ayo ariyo. Itorero ry'Imana rigomba gutungwa n'amata. Ayo mata twayasomye. Itorero ry'Imana
kuri iyi si rijyanye n'iyo nshingano. sitadirike ibiryo ndya ni ukugira ngo soze ubushake bw'iyantumye. ku cyumweru twashoje tuvuga ngo mu gihe dusenga tugomba gusenga ngo data uri muri twebwe, dushoboze tumenye ubushake bwawe, dushishikaze gusohoza ubushake bwawe, kugira ngo umurimo w'Imana usugire usaga. Ni Ikinyarwanda? Kugira ngo umurimo w'Imana usugire usaga. Ntimugire ubwoba, ntabwo ari bya kera. Umurimo w'Imana ugomba gusugira. Gusugira ni iki? ugasagamba, ugakwirwa wose. Niyo mpamvu iyi nguni turimo mw'ibanga rikomeye, bene data, tuzaze dusabira abakozi b'Imana. Imana ibashoboze bahamirize ukuri uko kwakabaye. Bene data, Yesu amaze kuzuka ntabwo yari afite umwanya wo kujya gusura abamurwanya bitwa ko basenga, abarwanya ubushake bwe bitwa ko basenga. Yahise asanganira abigishwa be bagendaga i Emawusi. Noneho mu gihe abasanganiye atangira no kwibarisha. Noneho abigishwa batangira kumucanga, ni wowe utazi ibyabaye kuri Yesu kandi ari we, ni wowe utazi ibyabaye kuri Yesu gutya no gutya. Noneho nawe kubera ko atavuga inkuru, ahera muri Mose, ajya mu bahanuzi, ajya no muri Zaburi, atangira kubabwira ibyo yavugiye mu kanwa ka Mose, avugira mu kanwa k'abahanuzi, avugira no mu kanwa ka Dawudi muri Zaburi. Avuga ijambo yashohoje. Noneho bene data, bashiki banjye, mu gihe turimo kuganira ku byerekeye uyu nguyu ari wo muryango abana b'Imana binjiriraho, uyu mukuru w'umuryango, mwaretse mu minota mike noneho iri jambo tukaritono gato, tukamenya uko uyu mukuru w'umuryango n'icyamuzanye, uko yagisohoye. Mwene data, dusomere ariya muri Zaburi. Tujya kwinjira mu ijambo ry'ubuhanuzi, tugende gahoro kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibyo tubwiriza byose bigomba bifite ishingiro mu byanditswe. Mu gihe uganira n'abantu bari hanze, ntukazaza ufata inkuru, uzaza ufata ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ririsobanura ubwayo. Dusomere muri Zaburi ya 22. Usome umurongo wa kabiri. Mana yanjye, niki kikundekesheje, ukaba kure ntuntabare, kure y'amagambo yo kuniha kwanjye. Mana yanjye, uwo ni umukuru w'umuryango arimo kuvugira mu kanwa ka Dawudi. Mana yanjye, kuki wandetse? Naho ngaho mu gutanga ubu buhamya nanabikomojeho mvuga ngo Yesu wabambwe ntago ari Imana babambye ku giti, ni Yesu muntu. Mu gihe ataka ari ku giti, muri Matayo igice cya 27, ariya Dawudi aravugishwa. Bongera bisubiremo mbere yuko tujya muri Matayo. Tugende gahoro dukandagiye ku ijambo ry'ubuhanuzi. Murongo wa 2. Mana yanjye, niki kikundekesheje, ukaba kure ntuntabare, kure y'amagambo yo kuniha kwanjye. Ntabwo ari Dawudi utaka. Dawudi arimo aravugishwa. Biriya avugishijwe ari uyu mugabo umukuru w'umuryango. Mu gihe araza kuboneka ariya bamucunaguza, araza kuvuga ayo magambo. Mu gihe asa kuyavuga, imbwa
imbwa zimukikije, imbwa z'abantu. Ubutumwa ko bukaze. Niyo tuza gusoma nariya muri Zaburi muraza kubibona. Simubona ko Yesu arimo kugenda gutya, hari umudamu w'umunyamahanga waje kumwegera, agahita avuga ngo Yesu ngo mwana wa Dawudi, ngwino ukize umwana wanjye. Yesu amusubije gute? Avuga ngo ntabwo nshobora gufata ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. None Yesu yise uriya mudamu imbwa? Ariya muri Zaburi ijambo riraza kuvuga amagambo muze gukurikirana. Ijambo rivuga ngo imbwa zari inzingose. Koko imbwa zari zigose Yesu ariya ikiye bamucunaguzaga. Izo mbwa yavugaga ni bande? Ni abanyamahanga b'Abaroma yavugaga. Ngo imbwa zirangose, zirashanyaguzwe, ayo magambo. Izo mbwa yavugaga igihe atakamba avuga ngo mana yanjye kuki wandetse. Ara turabisoma muri Matayo 27. Izo mbwa zahise zifata ikintu kimeze na ya nzoka isharira, bahita bamucomeka gutya ngo ayisomeho. Mwene data, dusomere tumanuke kugira ngo ubashe no gusobanukirwa ukuntu Yesu yabashe kubwira uriya mudamu, amubwira ngo sinshobora gufata ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Igihe cyanyu mwebwe abanyamahanga, uko nabipanze biri kuri gahunda, ariko ubu ngubu ndi mu Bisirayeli kubera ko nibo bahawe ijambo ry'ubuhanuzi. Ariko igihe cy'abanyamahanga kizagerwaho. Ariko umudamu mushiki wanjye aca bugufi, ntago yivumbuye ngo bamwise imbwa. Ntago yivumbuye ngo bamwise imbwakazi. Ahita avuga ngo aroroha. Niyo mpamvu mushiki wanjye, mwene data, uwumva ubutumwa imbere y'umwami, ntago ugomba kwivumbura imbere y'umwami. Ugomba guca bugufi nk'uko ya mushiki wacu yabigenjeje. Aravuga ngo erega mu gihe abana bariye, sibyo, noneho ibigwa hasi, imbwa ziratoragura. Yesu ahita avuga ntabwo yahise yivumbura, akomeje kunyihambiraho afite icyo anyeneyeho. Kwizera kwawe ni kwinshi, taha umukobwa wawe arakize. Naho ngaho tugiye gusoma twihuta, dusubira aho ngaho muri Zaburi, turahita tujya no muri Matayo 27 kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Wasomye umurongo wa 2, soma umurongo wa 7 n'uwa 9. Ariko njyewe ndi umunyorogoto, sindi umuntu, ndi ruvumwa mu bantu, nsuzugurwa na bose. Abandeba bose baranseka bakanshinyagurira, barampema bakanzunguriza imitwe bati bishyire ku Uwiteka amukize, abimukuremo kuko amwishimira. Mwumvise ayo magambo? Ni Dawudi bashinyaguriraga. Oya, arimo arahanura. Ari umugabo noneho uzaseruka ibi yavuze, noneho bisore kuri uriya mukuru w'umuryango, kugira ngo umuryango ufunguke. Habayeho ubwitange, niyo mpamvu agakiza udashobora kugakinisha. Dusomere umurongo wa 13, 19. Maze Pilato aramubaza ati, hariya muri Zaburi waruye, ntabwo twari twahava. Amapfizi menshi arangose, amapfizi y'Ibashani y'amanyambaraga aranzengurutse. Baranyasamiye n'akanwa kabo,
nk'intare itanyagura yivuga. Nsutswe nk'amazi, amagufwa yanjye yose arakutse, umutima wanjye umeze nk'ibimamara, uyagiye mu mara yanjye. Intege zanjye zumye nk'urujyo, ururimi rwanjye rufatanye n'uruhekenyero, kandi unshyize mu mukungugu w'urupfu. Kuko imbwa zingose, kuko imbwa kuko imbwa zingose. Ntabwo ari izi mbwa zisanzwe. Ubuhanuzi ni ijambo ryiza. Imbwa zirangose. Ntabwo ari imbwa zagose Dawudi. Dawudi arimo aravuga ibintu avugishwa. Izo mbwa ziraza kugaragara, noneho turaza kubibona no hariya muri Matayo muraza kubibona uko ririya jambo ryo muri Zaburi uko twarisomye risohora ku mwana. Imbwa zimugose, imbwa zimushinyagurira, n'abahisi bamushinyagurira, ariko araruca ararumira kugira ngo agakiza katugereho. Uyu ni umukuru w'umuryango, tugomba kubamurikira mukamumenya, buri wese akamusoma n'umutima we, mugahoberana, mugasabana. Uwiteka ahabwa ishimwe n'icyubahiro. Wabigeze ku murongo wa kangahe? Ni 17. Komeza. Kuko imbwa zingose, umutwe w'abanyabyaha untaye hagati, bantoboye ibiganza n'ibirenge. Bantoboye ntabwo batoboye ibiganza bya Dawudi. Niyo mpamvu bene data ijambo ry'ubuhanuzi riba rikenewe. Bantoboye ibiganza n'ibirenge. Nuko byamugendekeye. Imbwa zimugose. Ntabwo ari abafarisayo bamupfumuye ibirenge. Abafarisayo baramugambaniye baramutanga. Abasirikare b'Abaroma nibo bamufashe bamujyana no ku giti. Imbwa, impamvu mvuze icyo jambo kugira ngo mubisobanukirwe, ni abanyamahanga zaramushoreye ziramujyana kugira ngo none wowe nanjye uyu munsi turirimbe intsinzi ihoraho. Amen. Ntabwo ari ibirenge bya Dawudi n'ibiganza bye bapfuye. Dawudi arimo aravugishwa, sibyo? Witeka ahabwa ishimwe n'icyubahiro. Witeka ahabwa ishimwe n'icyubahiro. Ukuntu Yesu uvuga ngo ni ngiye muryango, ukuntu yagaragaye nk'umuryango kugira ngo yitange, Imana ibonereho gusabana n'abayo, ariko abonetse ubwitange. Uyu mwami ni uwo gushimirwa amanywa na nijoro. Amen. Witeka ahabwa ishimwe n'icyubahiro. Abo yafashe mu kiganza cye nta mbaraga zabakura muri icyo kiganza cy'ubushobozi. Wari ugeze ku murongo wa kangahe? Ahandi ni 10. Wageze kuri 19. Ahubwo muri Zaburi. Mbasha kubara amagufwa yanjye yose, bandeba bankanuriye amaso, bagabana imyenda yanjye, bafindira umwambaro wanjye. Ntago bafindiye imyenda ya Dawudi, ntago bagabanye imyenda ya Dawudi, ntago ariyo bafindiye. Dawudi yari arimo avugishwa avuga kugera icy'umukuru w'umuryango, kandi ibyo yavuze byamusohoyeho. Witeka akomeza ahabwa ishimwe n'icyubahiro. Uyu ni umukuru w'umuryango tugomba kurata amanywa na nijoro. Banyamuryango, uyu nguyu akwiriye ishimwe n'icyubahiro. Uyu mwami w'abami, twebwe abizera tuzicarana nawe. Witeka ahabwa ishimwe n'icyubahiro. Nta kudeta izabaho imyaka 1000
tuzayitegeka amwe nawe, ntawe uzadukoba mu nkokora. Haleluya! Uwiteka bwishime n'icyubahiro. Nta kintu tuzikanga ngo wenda azaboneka batuvana ku ntebe, tuzicarana nawe kubera ko ari muri twebwe, dutegeke nawe imyaka 1000. Amen. Ni umwami w'abami, akwiriye ishimwe n'icyubahiro. Uyu mukuru w'umuryango tugomba kumurata amanywa na nijoro. Uwadushikirije intsinzi tugomba kumuririmba. Uwabohoye abana b'Imana akwiriye ishimwe n'icyubahiro. Bana b'Imana, intsinzi abana b'Imana tugomba kwiririmba amanywa na nijoro. Amen. Uyu mugabo tugomba kumuba inyuma. Uyu mugabo tugomba kumugwa inyuma. Amen. Andutiye uwo ari we. Amen. Andutiye umugore, andutiye umugabo, andutiye abana, andutiye uwo ari we wese. Nta n'umwe ngomba kugereranya n'uyu mugabo. Aruta uwo ari we wese. Witeka bwishime n'icyubahiro. Amen. Uwemeye, uwandinze uyu mwami, mureke mushime amanywa na bakureke umushime amanywa na ni uyu mwami wandinze amaginga yahise ndakarira cyane. Nari igikondo, ariko umwami niwe ucaka akanzu. Nago nari kuba magaze n'imbere yanyu nimo kuvuga ubutumwa, kubera ko ibyo inkuru twumvise ni nyinshi. Abasigaye ari bamwe batagangaye, ariko nyuma yo kuvuga ubwo butumwa Satani andakariye, ariko Imana inshyira kanzu. Iyo Mana ngomba kwishima amanywa na nijoro. Ngomba kwishima amanywa na nijoro. Iyo ngiyo ishinzwe kundinda, iyo ngiyo ishinzwe kukurinda, nawe ushinzwe kwizera ijambo rye. Amen. Amen. Iyo ngiyo ngomba kwishimira amanywa na nijoro. Nawe dufatanye kwishima amanywa na nijoro. Ni umugabo udatengu na gato, ntago hindagurika. Akurutira ababyeyi, akurutira uwo ari we wese. Uri umwami w'abami. Amen. Uriya niwe wari, il était à la droite de David. Aho ni mu gifaransa noneho tangiye kuzana ibifaransa. Il était à la droite de Joseph. Il était à la droite de Job. Il était à la droite de prophète. Il est à ma droite, il est à ta droite. Amen. Ni Mana nyamana, nawe wayigereranya nayo. Amen. Ikintu ushimira Imana manitse n'amaboko, Imana igomba kundinda, Imana igomba kubarinda kugeza n'igihe isoje umurimo wayo. Amen. Ishinzwe kundinda, kubera ko ubundi Satani n'ubugome yansya akamera nabi, ariko kubera uburinzi Uwiteka bwishime n'icyubahiro. Bene data sibyo? Ariko turizera ko yatagiye umurimo izawusoza. Turabyizeye. Imana yakoranye na mwene data, ikaramushoboza ikamurinda, akagenda amahanga harimo kuyihamiriza. Yemwe agahagarara akavuga ngo n'igihugu cyanjye kubera kutumva simvuze hano muri iki gihugu, aho uwo mwene data yabwiriza igihugu cye
ngo kubera ko mwanze kumvira Imana, Los Angeles uzatikira mu mazi, ubwiyemezi bwawe muzarohama. Amerika we, tegereza urwawe. Nabonye Amerika ihinduka umuyonga, nuko nguko. Ariko imburo Imana yatanze twebwe twarayakiriye, ntabwo tuzafatanya n'inkozi z'ibibi. Witeka ahabwe ishimwe n'icyubahiro, amen. Eliya niwe wabashe guhaguruka mu gihugu cye, none bakibwira ko ari wenyine, kandi ari na bene data nabo bafite umutima nk'uwe, bamuyigisha uruhindu, akaba amuhigisha uruhindu. Yezabeli nawe amuriho, ariko Imana iri kumwe na Eliya. Bigera igihe akavuga ngo nta mvura izaboneka, kubw'ijambo mvuze nta mvura izaboneka. Uzaba wute? Ni Imana ishoboje kubivuga, n'izambeshaho. Ihitimuhaye byariya mw'ishyamba, neguye ibisiga bizakugaburira. Aguma aho ngaho, bamuhiga amanywa na nijoro. Imana ishinzwe kurinda abayo, amen. Notre Dieu, il est Jehovah Jireh. No muri ibi bihe by'amapfa igomba kuturinda, ntabwo twamera nk'abandi ngo twiyebe, amen. Ufite Imana abafite byose. Simbabwiye ngo muzatunga amaremorke, ariko ufite Imana afite byose, siyo? None mu gihe Imana izirukana ibisambo, abana bese bo bazasubira mu mutungo wayo? Abari mu mugabane w'Imana niwe bazasubirana iby'umubyeyi wabo mu gihe izirukana aba bose. Noneho twebwe dusigare mu mugabane wa data, sibana na data. Witeka habwe ishimwe n'icyubahiro. Dusomera umurongo wa 30 aho ngaho ruri. Abakomeye bo mu isi bose bazarya baramye, kandi abamanuka bajya mu mukungugu bazunama imbere ye, umuntu wese utabasha gukiza ubugingo bwe gupfa. 30 subiramo, ibyo biratureba noneho. Abakomeye bo mu isi bose bazarya baramye, kandi abamanuka bajya mu mukungugu bazunama imbere ye, umuntu wese utabasha gukiza ubugingo bwe gupfa. Nubwo twambaye umubiri wo kubora, ariko mu gihe umwami tumubonye niwe tugomba gupfukamira tukamuramya. Akwiriye gusingizwa uyu mwami w'abantu. Jya muri Matayo tunasoza. Makumyabiri na karindwi. Era kuri 27 duhuza Zaburi twasomye na Matayo 27. 27:30. Bamucira amacandwe, benda rwa rubingo barumukubita mu mutwe. Izo nimbwa zakoraga ibyo. Bamaze kumushinyagurira, bamwambura wa mwenda, bamwambika imyenda ye, bamujyana kumubamba. Bamujyana kumubamba. Ntabwo ari abafarisayo, nizambwa. Komeza. Bagisohoka bahura n'umunyakurene witwaga Simoni, uwo bamuhata kujyana nabo ngo yikorere umusaraba wa Yesu. 32. Na kabiri. Yee. Subiremo.
bagisohoka bahura n'umunyakurene witwaga Simoni, uwo bamuhata kujyana nabo ngo yikorere umusaraba wa Yesu. komeza. Bageze ahitwa Igorogota, hasobanurwa ngo inyabihanga, bamuha vino ivanze n'indurwe ngo anywe, asogongeye yanga kuyinywa. noneho izo mbwa abaroma bari bamukikije aho ngaho bamushinyagurira. ijambo ry'Imana rivuga ngo nibo bafashe ngo ni inzoga ye isharira, barayimusogongeza kugira ngo ibyanditswe byamuvuzwe bisohore. Zaburi ya 69 umurongo wa 22. subira hano inyuma. Zaburi ya 69 22. Kandi bamahindurwe kuba ibyo kurya byanjye, bamahindurwe kugira ngo ibe ibyo kurya byanjye. Ntabwo babibaye Dawudi, nibyo tumaje gusoma hariya muri Matayo. Izo mbwa zimusogongeza inzoga isharira, kubera ko icyari cyamuzanye ni ukugira ngo acungane n'ijambo yavuye mu kanwa k'abahanuzi kugira ngo arisohoze. Noneho bariya nabo mu gihe atatse avuga ngo mana yanjye kuki, ndetse ngo Eliya agiye guhamagara Eliya, batazi ko ibyo avuga nibyo yavugiye no mu kanwa ka Dawudi muri Zaburi ya 29. Tebuka vuba garuka hariya muri Matayo igice cya 27:39. turimo turihuta. Abahisi baramutuka bamuzunguriza imitwe, baravuga bati, wowe usenya urusengero ukarwubaka mu minsi 3 ikizi. Niba uri umwana w'Imana, manuka uve ku musaraba. Abatambyi bakuru n'abanditsi n'abakuru nabo bashinyagurira batyo bati, yakijije abandi ntabasha kwikiza, ko ari umwami w'Abisirayeli, namanuke ave ku musaraba nonaha, natwe turamwemera. Icara ngo mumwemera, abatizera mumwemera. Urimo mushinyagurira, amadayimoni arimo arakuvugiramo, urimo arasohoza n'ijambo ibyo Dawudi yavuze hariya. Noneho umwami nta mwanya afite wo kugusubiza. Umwami nta mwanya afite wo kugusubiza. Mu gifaransa niho bavuga, naho ni mu gifaransa, on répond un imbécile par le silence. Ni ibigoryi barimo barasohoza ubushake bwa so wabo. Ngende umwami w'abantu, nta mwanya wo gucogozanya nabo mu magambo. Nta kintu yabashubije, yaracecetse kugira ngo ibyo yavuge mu kanwa ka Dawudi bimusorereho, agakiza akadushikirize. None nakadushyikiriza duhore tumugarurira ishimwe n'icyubahiro. Wari ugeze ku murongo wa kangahe? Komeza ugeze ku murongo wa 44. Yiringiye Imana, ngaho nimukize nonaha niba imukunda, kuko yavuze ati, ndi umwana w'Imana. N'abambuzi babambanywe nawe nabo bamutuka batyo. 45 ukomeze. Uhereye ku isaha ya 6 haba ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya 9. Maze ku isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati, Eri Eri lama sabakitani, bisobanurwa ngo mana yanjye niki kikundekesheje. Ayo magambo siyo Dawudi yavuze hahandi twasomye? Ntabwo ari Dawudi avuga ngo mana yanjye kuki wandetse. Noneho bije gusohora kuri uyu mukuru w'umuryango kugira ngo ijambo yavuze mu kanwa k'abahanuzi ke arisohore. Si bene data, yaje arivuga
nk'umukuru w'umuryango nyirembo kugira ngo intsinzi itugereho. Kubw'imibabaro ye tumeze uko twakabaye. Iyo Mana tugomba kwishima amanywa na nijoro. Umuryango yarawufunguye atakambye avuga ngo Mana yanjye kuki wandetse? Si Imana itaka ku musaraba, ni Yesu urimo gutaka ku musaraba. Yesu wabambwe, noneho nibamushyira mu gituro, Imana yaserutse muri we izura umubiri we. Amen. Nuko twizera ijambo ry'ukuri. Subira kuri umurongo wa 45 nanjye ndimo gusoza. Uhereye ku isaha ya 6 haba ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya 9. Uhereye ku isaha ya 6 ni saa sita. Ukageza ku isaha ya 9 ni amasaha angahe? 3. Kuri ayo masaha aza ubwira kabiri. Imana iza n'ubwira kabiri kubera ko Yesu n'izuba ry'ukuri agiye gusinzira. Ubwira kabiri burabonetse, noneho agiye noneho gutangaza urusika mu rusengero. Imana irucemo kabiri, Imana ifungure, noneho abana b'Imana bazaze binjira ahera. Noneho nibagera ahera hajyaga umutambyi. Mu gihe urusika rufunguye, abana b'Imana bazaze baboneka aho ngaho, noneho bahorana ishimwe. Imana izaze ibayobora mu kuyishimira. Dusomere ndimo gusoza. Maze ku isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati, Eri Eri lama sabakitani, bisobanurwa ngo Mana yanjye niki kikundekesheje? Ariko bamwe mu bari bahagaze aho babyumvise baravuga bati, umva wa mugabo arahamagara Eliya. Uwo mwanya umwe muri bo arirukanka yenda sipongo ayuzuza inzoga isharira, ayishyira ku rubingo arayimusomesha. Iryo niryo jambo ry'ubuhanuzi rya nyuma yagomba gusoza. Noneho umuka ukamuvamo. We yacunganaga n'ijambo rye. Witeka aduhara umugisha. Imana ntabwo izasohoza ibitekerezo byawe. Uzaze wiyalinya ku ijambo ry'Imana. Nuba mu mbago z'ijambo muzagendana nayo. Nuva mu mbago z'ijambo nka Adamu na Eva, urarindagira. Tugume mu mbago z'ijambo, Imana igendane natwe. Nawe yacungana n'ijambo rye ry'ubuhanuzi, natwe ducungane n'ijambo ry'ubuhanuzi. Bigenda gute noneho vuba turimo gusoza? Ariko abandi bati, buretse turebe ko Eliya aza kumukiza. Ariko Yose yongera kuvuga ijwi rirenga aratanga. Ijwi rirenga aratamba. Amaje gucungana n'icyo cyanditswe cya nyuma, bamusogongeza kuri iyo nzoga ishari, avuga ngo byose birasohoye nk'uko byakabaye. Umuka arawurekura. Intsinzi itugeraho gutyo. Iyo ntsinzi niyo tugomba kuririmba amanywa na nijoro. Icyo nicyo nabera mu isezerano rya kera bari bategereje. Amen. Dusomere bigenda gute? Umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri. Utangirira hejuru ugeza hasi. Isi iratigita, ibitare birameneka. Ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari basinziriye zirazurwa. Bava mu bituro, maze amaze kuzuka binjira mu murwa wera, babonekera benshi. Witeka bwishime n'icyubahiro. Shobene data. Umukuru w'umuryango amaje kugaragaza intsinzi, sibyo? Hari cyabaye. Abera bari bamutegereje, Yobu n'abandi bari bamutegereje. Ijambo ry'Imana avuga ngo ibituro ngo Yesu kubera ko ari we Alpha na Omega, ni wabanje gusohoka, asohokana n'abari bamutegereje.
amen. Mu gihe yasohotse n'abari bamutegereje ntabwo bahise bazamurwa, bagumye hano kuri iyi si. Yesu amaze iminsi 40 hano kuri iyi si, mu gihe yazamukaga yazamukanye nabo, amen. Witeka ahabwa ishimwe n'icyubahiro. Yesu azutse, abera bo mu isano rya kera bazutse, abera bariho barababonye. Twebwe bariho mu gihe abera bapfiriye mu mwami, mu gihe dutegereje umwami, nibo bazabanza kuzuka, tuzababona, amen. Nta foto ya Mariya ngira, nta foto ya Pawulo ngira, n'iya Petero ntabwo ibaho, ariko abo bera b'Imana mu gihe bazazuka, Petero uzamubona, uzamumenya, kandi nta foto ye ufite. Ikirere tuzaba turimo kizatuma tumenyana, amen. Naho ngaho bene data, iby'Imana ni byiza. Mu gihe Eliya na Mose bagaragaye hamwe n'umwami, ikirere ntabwo cyari cyiza. Yohani na Petero na Yakobo ntabwo bahise bamenya kuri ari Mose, uri ari Eliya, nta n'amafoto yabo bafite. Mu gihe abera bazazuka tuzamenyana. Naho ngaho batangariza ngo iyo nkuru irakenewe kandi ni vuba. Umwami yiteguye kugaragara mu birere, abazatubanziriza n'abasinziriye mu mwami, twebwe abazima tuzahindurwa turi mu mibiri imwe, tumenyane, amen. Dushingure ibirenge byacu dusanganira umwami mu bicu. Iyo nkuru ni inkuru nziza, amen. Reka kureba ku mubiri, reka kureba ku bicamo, gira ibyiringiro. Umwami ni muzima, uwapfuye yarazutse, ntabwo yazutse wenyine, yazukanye n'abera. Bisubiremo, ndimo ndasoza. Umwenda ukingiriza ahera cyane w'urusengero utabukamo kabiri, utangirira hejuru ugeza hasi, isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziye zirazurwa, bava mu bituro, maze amaze kuzuka n'abo ngabo baramukurikiye, amen. Iryo byiringiro turabifite. Abapfiriye mu mwami tuzabona, Pawulo tuzamubona, Mariya tuzamubona, atari biriya bya Eglise Katolike, biriya byo kubeshabesha, bafata ikibumbabumba ngo ni Mariya, ngo Mariya umubyeyi w'Imana. Mariya yabyara Imana akabaho, Imana ikagira nyina. Mariya yabyaye Yesu, ntabwo yabyaye Imana. Imana ntabwo wayibyara. Imana niyo yatwikiriye Mariya, ntabwo ari Imana yinjiye mu nda ya Mariya, imutwikira yiremera igitambo. Ese byo uwo mwana amaje kubyarwa arakura, amaje gukura, mu gihe imyaka yari igeze kugira ngo asoze icyamuzanye, yahise asanga Yohani Umubatiza ku mugezi, kugira ngo byumve neza. Ya Mana yatwikiriye Mariya ikarema igitambo mu nda ya Mariya, Yesu agasohoka, sibyo? Amaje gukura ajya hariya baramubatiza. Bamaze kumubatiza, ya Mana yatwikiriye Mariya niyo yamanutse mu ishusho y'inuma, yiza kwinjira none muri wo, itaha inzu yayo. Imana none itangira kugenda mu bantu ibareba ibyo bakora, iri no mu mubiri, uwo mubiri wayo ugasonza, iri no mu mubiri, ikagira umwanya, igasinzira, iri mu bwato. Ariko Imana yo ntabwo igira ibitotsi, igasinzira, isa n'iyananiwe.
noneho satani aridegendera aho ngaho mu mazi avumbutsa ibintu by'imirabyo. Abantu batangira gutitira, batangira kuvuga ngo turashize. Baramukangura, nkanguka, imirabyo igiye kuduhitana. Yesu akangutse, Yesu wari usinziriye. Imana yo idasinzira, Imana ikurikirana igishobora kuba ku bana bayo. Urinda Isirayeli ntabwo asinzira, ahora ari maso. Amen. Bisaba ko mu gihe uhuye n'ikibazo uhita umubwira ngo mwami nabara, aba yiteguye kugutabara. Yesu ahita avuga ngo mwabatizera mwe kuki mutinya ubusa. Imana none mu mubiri irebana na Satani amaso ku yandi, yita ibyira ngo mwa mirabyo mwe, Satani uri muri ibyo mirabyo hasi. Satani arumvira, mirabyo irahagarara. Ihagaze aravuga uyu ni uwe muntu uhagarika n'imirabyo. Ntabwo yari umuntu usanzwe, ni Imana yari mu mubiri. Iyo Mana nta handi iri muri twebwe. Amen. Witeka ahabwa ishimwe n'icyubahiro. Intsinzi imaze kuboneka, umwenda uratanyuka. Abari aho ngaho Satani abashikuriye ngo narabafashe. Ariko umwami amaze kugaragaza intsinzi, abo bera b'Imana basohotse mu bituro bagaragara mu murwa. Abandi bera barababona. Niyo nkuru nanjye mbatangarije ko mu minsi iri imbere abera b'Imana basinziye tuzababona. Umubiri w'ubwiza tuzaba twambaye, nabo bambaye uwo mubiri w'ubwiza. Muri uwo mubiri w'ubwiza bararya bakanywa. Ndabajije, bararya bakanywa. Yesu Kristo Mana amaje kuzuka yari amafi, muri uwo mubiri tuzaba twambaye utabora. Tuzageraho turye tunywe, ndacyababaza, tuzageraho turye tunywe vinyo itukura n'ibindi batavuze bazatwakiriza. Imana niyo ibizi. Vinyo nayo irahari, tuzanywa mu munsi mukuru. Sibyo? Kiza n'abandi ninde wakora umunsi mukuru w'icyumweru akakira abantu benshi, wabona amafaranga wowe? Ariko umwami w'abantu wari mu ijuru n'isi azatwakira imyaka 3 n'igice tunywa. Satani nakubeshe ibingibi byo muri iyi si nk'abantu badafite ibyiringiro, ngo munywe murye asigaye mwipfire. Ni iriya abantu babamo ubuzima bucuramye. Abakristo nabo baba muri ubwo buzima bwo kunywa no kurya ngo ejo dupfe. Noneho twe ntabwo tubarwa mu bapfu, twe tubarwa mu bazima. Kandi twiteguye kurya no kunywa. Siyo sere? Sere arimo aragera gutya, afite n'umubiri muto cyane. Ni ukurya no kunywa na mukecuru. Ariko muse n'abansuhuza, ndimo ndasohoza gato. Mukecuru afite n'imisatsi itangire kwivanga n'umweru. Ntugire ikibazo, mu minsi iri imbere iyi misatsi y'umweru wapi termine. Ibintu by'ubusembwa byose Imana izabidukuraho. Iyo Mana niyo kwizerwa. Amen. Sibana data. Nta bintu byo gukecura, nta bintu byo gusaza. Hari igihe kimwe abantu bakunda kuvuga, ariko dusa n'abaganira ndimo ndasoza, kubera imisatsi y'umweru, sibyo? Noneho tugasa n'abaganira, ariko ni uburyo bwo kuganira.
bavuga ngo muzee yari musaza, sinzi ukuntu babyita, ngo musaza, noneho ngasa n'ubaganiriza, wabisubiramo, agasa n'ukanura. Impamvu mba namubwiye gutyo ni mu buryo bwo kuganira, ni nka kwa kundi abadamu na mushiki wanjye afite hafi imyaka 70, noneho ugahura n'umuntu mukecuru, uhita uvuga ngo urankecura, ndi mukecuru, ugira gute? Baragukecuza nawe ukabyemera. Noneho abakecuru bo bari hano hanze bahita bakubwira ngo uranyecuza, urabona bishoboka, nawe ngaho ushaka kubabwira ngo ubuzima buri imbere yacu, ikintu nshimira Imana, reka sohoreze nawe ngaho, mbere y'uko Imana isoza ijambo yabwiye Sara yari afite imyaka hafi 90 n'ibindi, yari n'ingumba. Ari ikintu Imana yakoze mbere y'uko Sara abyara Isaka. Hari ikintu Imana igomba guhindura mbere y'uko tuzamurwa. Ese byo ubu busembwa n'iminkanyari n'iyi misatsi y'umweru igomba guhinduka, noneho twese tukaba dufite ya myaka nk'uko mwene data yabonye abera irya iyo ngiyo. Iyo byiringiro turabifite, dutegereje umwami, intsinzi yarayidushyikirije, turi inyuma ye. Uko byagenda rwose, bibaye na ngombwa, tugomba kumugwa inyuma. Amen. Nta kigomba kudutandukanya nawe. Ishimwe n'icyubahiro bigarukire umwami. Duhaguruke twishyire imbere y'umwami tumushimira kubw'ijambo rye, kubw'ubuntu bwe. Itorero ryubatse ku rutare, amadayimoni ntabwo yarishobora. Muraba nawo waba mwishuke, uwo nawo yesarawute, uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabite. Uwirata se yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabite. Mu maraso ye imbaraga, magiga bakureka. Matwi uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabite. Awirata byose arabitegeka. Tani yanesheje Yesu, mubiri we wa mugeto suka
farunesheje uri wirata wese yiratuwe bene data wirata wese yiratuwite wirata koko we byose kandarabite mu maraso we mu maraso harimo imbaraga irema bikasimbagurika tuguruka twiyumvisha mburye wirata wese yiratuye kuko niwe byose kana wirata wese yiratuye niwe byose kanda bite wirata wese yatuiteka niwe byose kandarabitege wirata koko wirata zehiratuite niwe byose kandarabite wirata wirata wese yatuite koko niwe byose kandarabite wirata wirata wese yatuite niwe byose ndarabitegeka umwami yiteguye kumva ijwi ryawe nyuma y'uko wumva ijambo rye bumbura umunwa rambura amaboko ugire icyo ubwira umwami dusenge. Père céleste, Père éternel, le créateur des cieux et de la terre, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Merci, merci Seigneur. Merci pour l'impact de ta parole. Tu es vivant, tu ne changes pas. C'est toi la porte de la bergerie. Par ton sacrifice, tu as ouvert cette porte. C'est toi qui as donné les clés du royaume à ton serviteur Pierre. Le jour de Pentecôte, tu l'as conduit à ouvrir. Jésus-Christ, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour le message d'aujourd'hui. Merci pour l'impact de la révélation. Ukwiriye ishimwe, ukwiriye icyubahiro, ukwiriye ikuzo. Fatanyije n'abera duhure munsi y'iki gisenge mwami mwugaruye ishimwe uhoraho iyi mbuto y'ijambo ubibye mu mitima yacu uyivomere n'abandi bazumvira ijambo mwami kubera ko ari ijambo ryawe nabo mbasabiye umugisha mwami rambura ukuboko kwawe amiriza ijambo ryawe abanyantege nke hagati yacu bakomeze n'abandi ubakomeze kubwo ibikomere byawe twabashe gukira uburwayi uhe kwizera urwaye umukize mu izina ryawe
icyubahiro kikugarukire. Uri Imana idahinduka, uri Imana yahozeho, uri Imana iriho, uri Imana izahoraho. Turagutegereje nk'uko bidusezeranije. Abera ba mbere barakubonye, natwe twiteguye kugusanganira mu bicu. Dutegereje ko abapfiriye muri wowe basuka, natwe bazima tugahindurwa. Niwe tugaruye ishimwe n'icyubahiro. Turi abanyamugisha, abo wahaye ubwenge hagati yacu kugira ngo bijyane no gushyigikira iki gikorwa cyawe. Mbasabiye umugisha. Bari bene data bakora ku byuma, bategura ko ijambo ritambuka uko ryakabaye, ubahezagire imitima ikeye, bazabasha kumvira ijambo hirya no hino. Mwami, mbasabiye umugisha utagabanije. Niwe soko y'ibyo dukeneye byose. Amahoro yawe aruta ubwenge bwa rwo bwose ari mu mitima yacu. Nkuragije iri teraniro, nkuragije n'abandi bari hirya no hino. Mwami, inama zawe urazizi. Niwe mushumba mwiza, waje inama zawe ziza zigusanganira. Mwami, shoboza inama zawe ziri hirya no hino zigusanganire. Twese udutegurire hamwe kugira ngo mu minsi iri imbere tuzagusanganire mu bicu. Sabiye abagaragu bawe hagati yacu, sabiye abagaragu bawe ku isi hose. Rambura ukuboko kwawe, ijambo ry'igihe ribwirizwe mu mbaraga, usoza ikivi watangiye. Ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo mbisabye, amen. Duhane ikiganza twifurizanya umugisha. Shimwa Mwami, shimwa, 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 ubyiza wakoze Mwami, shimwa, shimwa, mw'ishengero ryawe Mwami, shimwa, shimwa, ndagushimiye mukiza ndo wankuse umugende w'amasi mbumugende gusahe subuzuye imbara zagakiza sakawe mana kamone kungendamo. Amahoro y'Umwami aruta ubwenge bwarwo bwose atane natwe. Amahoro y'Umwami aruta ubwenge bwose abane na bene data hirya no hino, n'abari mu muhanga na hehe. Imana ibahezagire. Naho kuwa gatatu